What's up, Kigali? Nkobisanzwe so boy the man Maribale si one and only the champion boy. Why I say nkuko nababwiye abari banga after banga, banga after banga. Mbatamo. Right? Ni utarakora subscribe kuri Agezweho Trends, kora subscribe ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Sibyo? Subscribe, share and comment. Nje wanyita Chris the champion. Wayasea hanyuma rero nizere komeze fresh sana amajyepfo amajyaruguru ibirasirazuba iburengerazuba nizere komeze bombombo nizere ko mufunzemo neza cyane nanjye mfunzemo fresh ndashima Imana ndashima gitari ewa nanjye ni neza kabisa right yo reka dukomeze rero tuganira kuri ari guca kuno mihanda hirya no hino hajya atandukanye tureba wagwan tureba se bimeze bite ase imihanda byifashe bite niyo mpamvu mba ndi hano stay tuned wowe ubundi turebe wagwan hanyuma rero hari umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda n'umuhanzi ukomeye cyane kabisa agiye akora amahita agiye atandukanye uyu muhanzi ibyo ko ari umuhanzi n'umuhanzi abantu dufata nk'icyitegererezo muzika nyarwanda yarifasha ashyira ku rundi rwego uyu muhanzi afite ibikombe bitandukanye uyu muhanzi ni umuhanzi uzwiho cyane gukora video akora video ziri karite zimeze fresh sana muramuzi byatari uyu muhanzi rero usibye kuba akora video zimeze fresh sana n'umuhanzi wakataraboneka mu Rwanda uyu muhanzi rero bamwita Shanboy cyangwa se Davis D uyu muhanzi rero nyuma y'imyaka 10 ari mini muzika nyarwanda akaba ari guteganya igitaramo cyakataraboneka ni cyakasamutwe hanyuma uyu muhanzi rero amaze imyaka 10 uyu muhanzi kuba muzi baramuzi agiye gukora amahita agiye atandukanye yakoze indirimbo nyinshi cyane zakunzwe n'abatari bakeya yakoze indirimbo yitwa Microphone indirimbo imeze neza cyane kuri platform ye yamuhinduriye amateka indirimbo yitwa Ifarasi yakoze indirimbo yitwa Itara indirimbo yakoze nyuma yuko yaracisheni yarafunguwe nyuma yo kwitamo akaba umwere right yavuze ko atigize yitamo nyine ubwo ngubwo yabaye umwere ariko yayikoze indirimbo nziza cyane yitwa Itara iyo ndirimbo yakunzwe n'abatari bake aho yarebwe cyane niyo ndirimbo yarebwe cyane mu Rwanda ari mu ndirimbo zarebwe cyane kandi ari audio ntabwo yigeze ikorerwa video ariko indirimbo yarebwe cyane ku rwego rwo hejuru uyu muhanzi rero nyuma yo gukora amahita agiye atandukanye uyu muhanzi ari guteganya gukora igitaramo cya Danje aho ari gutekerezwa ko hazaza umuhanzi witwa Ashize umuraperi wo muri South Africa akora umuraperi ukomeye cyane uyu muraperi ni umuraperi mwiza cyane uri international akaba ateganya ko muri gitaramo cye cya Shanboy Fest umuhanzi Ashize agomba kuba hari uyu muhanzi rero ikintu tumuziho uyu muhanzi se turebye muri back days yagiye akora akazi kagiye gakomeye yagiye twari ukomeye bitandukanye eske ari umuhanzi ugenda agaceceka akamara igihe atari kuvuga cyane ariko yaje akaza akubita cyane abangura ni umuhanzi ukunda kugaragara cyane ku social media cyane ariko ni umuhanzi nyine ukora ibintu bye yipoye yaje azana ikintu cya atari sibyo bamwita Davis D rero ubu yagarutse cyane yagiye gukora igitaramo kimeze neza cyane avuga ko ni igihe kinagiye abazwe n'itangazamakuru bamubaza se Davis D nuko ugiye gukunda gukora ibitaramo nk'abandi bahanzi cyane akavuga ngo nzakora igitaramo ariko umunsi nakoze igitaramo ni ukwicara tukiga so rero ari guteganya gukora igitaramo aho yazazana umuhanzi ukomeye cyane Ashize mu gihugu cy'u Rwanda uyu muhanzi ni umuhanzi uzwiho cyane ku bana bamwita umwami w'amajyepfo ni umwami w'abana Davis D baramuzi ni umusore w'ibogari avuga ko ari bogari abana bose baramwemera ni umusore udashobora gusohoka wenyine akenshi akunda kugaragara nka gentleman abari kumwe n'abana ahantu hose abari ibyo bari gukora byose bari kumwe n'abana rero Davis D akaba ari gutinya gukora igitaramo cye mu gihugu cy'u Rwanda so rero bamwita Davis D the Shanboy akaba ari umuhanzi ukomeye cyane wakataraboneka mu Rwanda ubu ngo bagiye kuduta mu banga ibintu bimeze neza cyane hanyuma kuri no mihanda ashize iminsi ari kuvuga ibintu by'umusaza afata ku mavuta nyuma yuko ngo yatukanye ku mihanda ari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe fata ku mavuta umunyamakuru mwiza cyane ariko nanone uzwiho ku bintu by'amajama umusesenguzi cyane mu bintu bya entertainment aho yagiye agaragara cyane nk'umuntu ufite urwango Bruce Melody murabizi byagiye bivuga cyane ngo nagakunda Bruce Melody murabyuka ko no mu minsi yashize ubwo The Ben yariraga
witwa Fata ku mavuta yabirimo neza cyane aho yari arimo yateganyaga igitaramo mu Burundi akaza kugenda kuraho amakrishe cyangwa se akaza kugenda yangiza igitaramo cye kiri kubera mu Burundi. Witwa Fata ku mavuta rero ni umusesenguzi mwiza cyane muri entertainment, ubu bivuga ko arimo arakurikiranwa n'inzego zibishinzwe, ashinzwe kuba yagenda tukana avuga asebya abantu n'iki. Tugeze turebe tutubeza amakuru ku gihe ari updates. Ikindi kintu nakubwira kuri mihanda nuko turi kumwe na Bruce Melody nyuma yuko amaze igihe kitari gito yari muri festival iwacu muzika yazenguruka intara zigize u Rwanda cyangwa se uturere. Uyu muhanzi ni umuhanzi wigaragaje neza cyane aho ejo bundi yari kumwe n'umuhanzi from Kenya. Uyu muhanzi bakoranye indirimbo yitwa Diana Nguta Bahati, aho bakoze performance nziza cyane kabisa, imeze neza cyane. Rero Bruce Melody ni umuhanzi utajya wicara, ni umuhanzi ukomeza akora umunsi ku munsi nyuma yo gukora indirimbo nziza cyane yakataraboneka mu Rwanda. Iyo foto ayikoranye ari international, ndetse bari guteganya gushyira indirimbo hanze kumwe na Jobo cyangwa se Black Diamonds, aho yavuze ngo abantu muhitemo mubwira arabanza we na Jobo cyangwa se Black Diamond. Ni umuhanzi rero buri munsi afite ibishyashya. Nyuma yuko agomba kuduhereza iyo ndirimbo, ari guteganya no kuduhereza album havuga ko izasohoka ari muri Canada, niko biteganywa. Uyu muhanzi Bruce Melody nyuma yuko amaze igihe ari muri festival irimo abahanzi benshi batandukanye, harimo umuhanzi witwa Dani nanone yari arimo, aho yashukirije abantu cyane witwa Chris Easy, harimo Uruti Joel, abahanzi bari bagaragaye muri Watch Music Festival, witwa Kenny Soul bazengurutse, witwa Bwiza, aho no haje muri akantu kaga challenge cyane, aho Bwiza agaragaye ku rubyiniro ari kubyinana n'umufana. Ni ibintu byacu neza cyane kuri mihanda. Rero bamaze igihe kirekire bari muri festival iwacu muzika, ariko ahantu Bruce Melody abera Badman akirangiza festival ari guteganya kwerekeza muri Ottawa ni mu gihugu cya Canada, aho ari kujya gukorerayo ibitaramo bigiye bitandukanye. Umuhanzi Bruce Melody avuga ko ari igitaramo cyiza cyane yateguye neza kandi yitonze, abwira abantu bose bari muri ibyo bihugu kuzaza kumushyigikira, azagikorera muri Ottawa muri Canada. Uyu muhanzi rero Bruce Melody ni umuhanzi kabisa uziho cyane morali, brag nyinshi, ni umuhanzi uzi gushyushya stage, ufite vibe and hose. Ni umuhanzi uvuga ko ubwiwe ahora ari positive, nta muntu n'umwe ashobora gusubiza inyuma we atajya aba negative, uwagerageza gukora akazi ke neza. So rero ubwo ejo bundi yari kuri live nuko yivugiye, yari kuvuga ko ngiye ni umuntu uhora uri positive, uhora uri ntago njya nkunda ibintu bya negative. Birateganywa ko rero agomba kuba yakerekeza muri Canada akajya gukora ibitaramo bye bigiye bitandukanye, ibintu bikagenda fresh. Rero bamwita Bruce Melody. Sibyo gusa kandi Bruce Melody atangaje ko mbere kujya kuri stage yavuze ko minota 5 nta muntu wemerewe kumuvugisha. Umuntu uzajya bamukeneye agomba kuzajya avugisha uwizwi nka mubi cyane, umurinze igihe kirekire cyane, cyangwa se ukabwira abantu ba timu ye cyangwa se abamanaginga. Kubera ko ukuvugana n'abantu mbere yuko ajya stage cyangwa kuvugana n'abafans be bimukura muri mode, akaba yakitwa nabi cyangwa akaba atakitwa neza kuri stage. Bamwita Bruce Melody rero ita iwacu. Uyu mutipe rero ni umutipe w'umukozi cyane, ukora akazi katoroshye cyane, turamukunda kandi tumukunda tutari bakeya, right sir. Hanyuma rero nyuma y'ibyo byose murabizi ko tumaze imyaka myinshi itandukanye, nakantu kamaze iminsi kari gutrendinga, nanjye nuko nakabonye nifuje ko tukaganiraho. Abantu kwa KJ 250 Trends bagira ngo mugubwe neza cyane, mbahereza amakuru ku gihe, ndetse tuganira kuri back days, tuganira aho turi kuva naho turi kujya, uko bukene uko bwije, tubazana abatumirwa bagiye batandukanye. Wo stay tuned y'abantu kandi subscribe, ni buri munsi everyday nkutamubanga, right? Witwa rero ni umugabo cyane wakataraboneka, ni umugabo umaze imyaka myinshi ari muri no industry, yakoze akazi katoroshye, azwiho byinshi bitandukanye. Uyu muhanzi yakomeje imitima ya benshi, akomeza benshi bababaye, ndetse ni umuntu ufite afite byinshi yakoze. Yafashe itafari rimwe, yongeye itafari kuri muzika nyarwanda ndetse no kuri industry muri rusange. Uyu mupapa rero yatangiye gukora kenshi ku rubuga rwe rwa YouTube 2018 nibwo yatangiye gukora, aho yaherekana akora ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho yakoreraga Igihe ndetse n'ibindi byinshi cyane. Nyuma aza gutangira kwikorera, aho yafunga YouTube yitwa Isim TV, bamwita Munongi Sabe rero mu minsi ishize yacicikanye inkuru zitandukanye, bamwe bamwita Jetri, abari bamwita Bruce Lee, abari bamwita Jackie Chan,
hagaracikanye video cyane ngo n'iki byinshi bitandukanye mwagiye mubibona. So rero amara igihe kirekire atari kuboneka ku mihanda cyangwa se atari gukora, abantu bari bamukumbuye. So rero yagarutse mu isura nshya. Mu isura nshya. Nyuma rero yuko yatembera hose akagenda hirya no hino byatandukanye, yanze kwigaragaza pe. Abantu benshi bamusabaga kwigaragaza kuri video ariko ntabwo yigize bikunda na gatoya. So rero uwitwa Muntu Sabin yagarutse mu isura nshya, aho yagarutse ari kugaragara no kuri kamera. Yagaragaye kuri kamera ari kuganiriza abafana be ndetse abashimira cyane, aho akigaruka isagira ibihumbi 300 bimukurikirana ndetse na komite zirenga 11,000 abantu bahise bamwakirana yombi. N'umupapa rero uvuga ko ari byinshi akesha Isim TV, avuga ko kubaho ari uko afite abantu ukakurikiranwa n'abantu barenga miliyoni. Ari mu bantu bakomeye cyane, ufite platform ikomeye cyane kuri YouTube, akaba yagarutse mu isura nshya rero, akaba yagarutse ari kugaragara kuri video. So mu kiganiro cye rero mu ncamake yagaragaje byinshi bitandukanye, yagaragaje nk'uko mubizi ni umuntu ukomeza imitima y'abantu batari bakeya muri no mihanda. Rero agaragaye n'ubundi akomeza imitima nk'ibisanzwe, ndetse avuga ko ari umuntu uhora positive naho adakunda kuba negative, ndetse ngiyo umuntu amubwiye ikintu kibi kuri we cyangwa se agashaka kumusebya cyangwa agashaka guhangana nawe, yigira nkaho urwo rurimi atarwumva, ugakomeza ari positive. Rero yagarutse cyane aho yashimiye abenshi batandukanye bamubaye hafi, ndetse agashimira cyane umugore we. Avuga ko umugore we adafite ukuntu yamushimira, aho yagiye ubwo yivugira ko umugore we ari best friend, akaba inshuti, akaba umugore we, akaba buri kimwe cyose. Byagaragaye cyane ubwo uwitwa Sabin yavugwagaho n'abantu bose bamucira urubanza, bamusibye cyane, ahubwo umugore we akanika agapostinga kuri social media ze, akanika kamukunda kandi azakomeza kumukunda. Hagiye hacicikana imitoma myinshi itandukanye hagati yabo, bavuga ngo barakundana, bazakomeza bakundane, ibyo ngibyo nta kintu bivuze. So rero yamushimiye cyane nyuma yuko yubwe yivugira ko yakundanye nawe imyaka myinshi cyane, aho bamaze imyaka irenga 11 bakundana, bakabana imyaka 6 babana nk'umugore n'umugabo, basezeranye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'amategeko. Bamaze igihe kirekire babana, baraziranye. Yamushimiye cyane, avuga ko ari imbaraga ze cyane, ari iruhande rwe rukomeye cyane mu buzima bwe, mu byo akora, mu byo acamo, ndetse abifashwamo umugore we. Bamwita Muntu Sabin rero yagarutse kuri platforms ye, abantu bari ready cyangwa se bari tayari. Domis twe turacyakomeje kurya show time, uwo Sabin yagarutse ibintu baza kugenda neza cyane. Hanyuma turaza gukomeza cyane n'umuhanzi umaze igihe atavugwaho cyane, amaze iminsi acicitse cyane, ntago ariko kudutamo banga, ariko n'umuhanzi uzwi cyane, n'umuhanzi ukomeye, umuhanzi witwa Agezweho Gitari. Agezweho Gitari yatsinzwe urubanza nyuma yo gushinzwa miliyoni zirenga 11, miliyoni 11 yashinzwaga na company ishinzwe umuziki yitwa Evolve Music Group, aho bamushinzaga miliyoni 11, ariko urukiko rwagaragaje ko ari umwero. Agezweho Gitari n'umuhanzi wakoze akazi katoroshye, nawe ni umuntu tuzi cyane muri industry. Uyu muhanzi afite indirimbo nziza cyane yitwa Igikwe, ndatekereza gutwara n'igikombe kimeze neza cyane cy'indirimbo y'umwaka, right? Rero bamwita Agezweho Gitari, ari kumwe na Konfi. Uyu mutipe rero nyuma yo kutavugaho cyane, amaze iminsi acicitse atari kuvuga muri no industry, yagarutse cyane mu bundi buryo cyangwa se mu yindi nzira. Hanyuma turi kumwe rero n'abakinnyi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, bagiye bakora akazi katoroshye. Murabizi ko tuba turi kubahereza amakuru ya trend cyangwa tubahereza ibiri kugenda bitangazwa hirya no hino. Uyu munsi rero turi kumwe n'abahanzi ndetse turi kumwe n'abakinnyi ba filime. Twinjiye mu ruhando rwa sinema nyarwanda, murabizi ko sinema nyarwanda hari ahantu yavuye ndetse n'aho iri kujya. Ubu ngubu turi kumwe n'abakinnyi ba filime bagiye batandukanye, bari guhanira ibihembo muri Mashiriki Festival. Harimo umukobwa mwiza cyane yakinnye amafilime agiye atandukanye, yagiye igaragaza kenshi. Ni umukobwa watangiriye muri comedy, yatangiye muri comedy birangiye yinjiye muri sinema, by'umwihariko bamwita Nyambo Jessica. Uyu mukobwa usibye kuba ari umukinnyi wa filimi, ni influencer ukurikiranwa cyane kuri social media ze, ndetse akaba n'umukobwa mwiza cyane ufite uburanga buhebuje. Abenshi bakunda kuvuga ko ari umunyabwenge bitewe n'ibiganiro atanga cyangwa se niyo yagiye mu bitangazamakuru ibintu akunda kuganiriza abantu. Ni umuntu rero usa nkaho ameze neza cyane, aho yitwa Nyambo Jessica ari kumwe n'uwitwa Gracier azwi cyane, ni umusaza twemera cyane muri industry ya sinema nyarwanda, aho ashobora kuba amaze imyaka irenga 10
ari muri sinema. Yatangiye yitwa Sekaganda, akomeza Sabin koko yakoze hit nyinshi cyane, benshi bamuzi nka Papa Sava, nawe akaba ari mu bahatanira ibyo bihembo. Hakaza witwa Bamenya cyangwa se Ramadan. Bamenye rero nawe ni umuhanzi cyane uzwi nka muri comedy, ndetse akaba asesa abantu batari bakeya, nawe akari guharanira, akaba ari mu bintu bijyanye nabo akaba ari mu bahatanira icyo gikombe. So rero muri wacu muzika muri festival Mashiriki, I mean no kuvuga ngo uyu nguyu Ramadan ndetse na Grace ndetse na Nyambo Jessica ndetse nitwa Clapton Kibonke ni umuntu wagiye uzamura abantu batari bakeya, yazamuye abakinnyi ba filime bakomeye mu ngubu tufata nk'icyitegererezo, nawe akaba ari mu bahatanira icyo gikombe. Bavuga ko harimo abantu barenga 50, usibye kuba nabo barimo, ariko harimo abantu barenga 50 n'abandi benshi bagiye batandukanye bari guhatanira icyo gikombe. Hanyuma andi makuru nuko witwa Kevin Kade nyuma yo gukora indirimbo Sikosa ari kumwe na Dimension Element, biri kuvuga ko ari mu gihugu cya Tanzania, ashobora kuba agiye gukora indirimbo nziza cyane internationally. Aho indirimbo yitwa Sikosa yabaye virus cyane mu Rwanda ndetse by'umwihariko muri South Africa, akaba indirimbo yakunzwe n'abatari bakeya, akaba ari indirimbo ifite sound nyinshi cyane, ibyo byamuhaye motivation cyane kuba yajya muri Tanzania. Musiko Tanzania hari abahanzi benshi bakomeye cyane, rero bivuga ko ashobora kuba agiye kudutama akantu kameze neza mu minsi iraza kuza. So rero indi nkuru ya nyuma nabatamo yakasamutwe, nakanumvisha nababwira uyu munsi wa none, naho umupasteri nuvuga ngo hano hari itorero ryafunzwe baryitwa Holy Church ryakuraga i Rubavu. Ubwo witwa Jean Bosco yatetse imitwe yaka umukristo we miliyoni zirenga 11, byarangiye ataye muri yombi ndetse n'itorero rye rirafungwa. Rero sinzi kuruma mutekereza kuri ibi bintu, ese mwebwe mu byumva gute? Mujye mwibuka nyamuneka kwandika muri comment ko mwumva ibintu ndetse no mutekereza ibintu, ndetse n'ibyo mushaka ko next time twabaganizaho amakuru twabahera ku gihe. Ese ibintu by'amadini mubona gute? Ko bari kugenda bagabanya amadini bakavuga ngo iri tore ntabwo ryujuje ubuziranenge, ubuzima gatozi n'ibindi byinshi bitandukanye, mwebwe mubibona gute rero? Mwumva bimeze bite? Murambe ibitekerezo. Rero umugabo wakase umutwe yakoze ibintu bitangaje. Indi nkuru yakasa mutwe nuko muri Nigeria hagaragaye umujyi, hari umujyi ukunda kugaragaramo impanga witiriwe umujyi w'impanga. Rero muri Nigeria harimo umujyi ukunda kugaragaramo impanga cyane, ukaba witiriwe impanga. Ni ibintu bidakunze kubaho cyane. Uyu mujyi rero ngo akunze kugaragara abantu baza bambaye imyenda isa, ako bivugwa ko n'umwami waho ndetse nawe afite impanga ye. Kubw'iyo mpamvu rero akaba umujyi witiriwe impanga, umujyi w'impanga. Hanyuma tujye mu biyaga bigari, ahanga muri kubaca muri make ya inkuru z'abari nyinshi cyane. Mwebwe mujye muba muhari ku bwacu, tubatamo banga za fresh sana kandi buri munsi. Nuko witwa 50 Cent cyangwa se umuraperi wa Danger, ni umuraperi wakoze akazi katoroshye. Uyu muraperi akomeje gushinja witwa PDD ndetse akomeje kwemeza ko agomba gufungwa. Amaze imyaka 10 asaba ko yafungwa kubera ko n'ubundi basanzwe badacana uwaka. Avuga ko PDD ibyo ashinzwa birenze ukwemera, ndetse harimo guhotera n'ibindi byinshi bitandukanye murabizi, ariko akavuga ati PDD agomba gufungwa. So rero abari trends baziri gutrendinga ku mihanda bagomba kuzibateramo ku gihe. Mwebwe stay tuned, mukore subscribe kuri Kagera to Fit Trends, ubundi ushobora kugenda byabo buki. Hanyuma muri back in days tugomba kugaruka muri back in days, kuko buriya ntabwo twa trendinga tutazi aho turi kuva. Hari ahantu imiziki yacu biri kuva, hari naho ibiri kujya. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuraperi wa Danger. Uyu muraperi nawe ameze neza cyane, umuraperi ufite imyaka 42. Uyu muraperi yakoze akazi katoroshye. Uyu muraperi yitwa Lil Wayne ni umuraperi ukomeye cyane muri state ye USA, ariko akaba azwi cyane ku isi hose, uzwi ku ndirimbo nyinshi zitandukanye. Hari nk'indirimbo yakunzwe yitwa How to Love, ni indirimbo yakunzwe n'abatari bakeya, indirimbo yamuhindura ubuzima mu buzima bwa buri munsi. So rero uyu Lil Wayne rero ni umwana avukiye ahawita Louisiana. Uyu muraperi yavukiye mu muryango ukennye ndetse no mu gace gakennye bya hatari. Nyuma y'uko yavutse, mama we yisatandukana n'umugabo we, bivuze ngo yisatandukana na papa we. Kuva mu munsi rero yatangiye kubaho ari nyakamwe, yatangiye kubaho abaye mu buzima bwoye. So witwa rero Lil Wayne
Lil Wayne ku myaka 8 nibwo yabashe kwandika indirimbo ye ya mbere ku myaka 11 yahise asinya contract muri Cash Money witwa Bedman afata nka papa we yaje kumusinyisha cyane. Uyu muraperi yakomerejeho yaje gukora album ye ya mbere yitwaga True Story niyo yahise akurikizaho nyuma y'iyo myaka yose. Uyu muraperi rero usibye kuba akora music ye n'umuraperi abantu bafata nk'icyitegererezo kubera ko abenshi bifuza gusinya muri label Cash Money kubera ko umuraperi aho yabarizwaga. Igitumye rero twabateguriye kuri Back Days kuri umuraperi witwa Lil Wayne. Impamvu nategereje kohereza Back Days kuri Lil Wayne nyuma yuko amaze igihe kirekire avuga mu rukundo agaragara ko ashobora ko ari mu rukundo n'umukozi we ushinzwe kumutekera. Lil Wayne mbibutsa ko yigize gutangaza kuri Twitter ye avuga ko ari umuraperi niwe muraperi wenyine wabasha kwereka kuri Twitter avuga ko afite ubwandu bwa sida. Aho yanditse avuga ngo ngewe bafana banjye mfata nka famille yanjye mfite ubwandu bwa sida ariko sinzemera ko buntwara nzagumana namwe sibyo nzageza kubirwanya. Rero ashize imyaka myinshi rero atangaje ko afite ubwandu bwa sida ariko amaze igihe kirekire atavuga mu rukundo nyuma yuko afite umwana witwa Regina Kata akora umwana w'umukobwa yabyaranye n'umukobwa mwiza cyane ko Antonio aho bakundanye kuva ku myaka 16 nabwo babyaranye baza kubana nyuma. So rero nyuma y'imyaka 2 bivuga ko bahise banatandukana right. Rero uwitwa Lil Wayne ubu tuvugana ari kuvuga mu rukundo n'umukobwa warushinzwe kumutekera ibiryo. Nyuma y'ibyo byose yagiye atangaza kuba arwaye ubwandu bwa sida ariko akaba ari kuvuga mu rukundo. Ikindi kandi nuko uyu muraperi Lil Wayne si indwara gusa arwaye HIV, hari indwara yagiye imuzaza cyane abantu benshi murabizi cyane ku myaka yagiye isigara aho yararwaye indwara yitwa igicuri mu Rwanda ko twayita niyo yagiye imuzaza cyane abantu benshi barabizi kabisa. Uyu muraperi rero Lil Wayne yagiye agaragara arwara izo ndwara z'igicuri nyuma y'uko rwafite ubwandu bwa sida yakunje kurwana n'igicuri. Akaba umuraperi rero uzwiho byinshi bitandukanye ntabwo nasoza n'abarabuye ko uyu muraperi ari umuraperi ufite tatuwaje nyinshi ababizi bavuga ko afite tatuwaje zirenga 200 aho tatuwaje yakunda kugaragaza nakunda kuruta izindi ni tatuwaje iri ku maso ye yanditseho ngo Fear God, ibisobanuye ngo tinya Imana. Uyu muhanzi rero usibye kuba atinya Imana ngo ari umuhanzi ukunda gusenga byatari n'umuraperi ukunda gusenga ubwo yivugira ko ari umukatolike byemewe ndetse akunda gusenga cyane kubera ko akenshi akunda kugaragara yagiye gusenga. Uwitwa Lil Wayne rero afite amatatuwaje menshi cyane afite n'ikintu asobanuye ku buzima bwe bwa buri munsi. Afite tatuwaje y'amarira avuga ko asobanura ubuzima bwakuriyemo. Uyu muhanzi iki gituma ashyira tatuwaje y'amarira yagiye asobanura ko mu gihe cy'ubwana bwe papa we yigize gutuka mama we biramubaza cyane. Yigize gufata imbunda papa we arirasa mu gituza ariko ntiyapfa. Ubuzima bwose yagiye acamo butuma akunda tatuwaje y'amarira. Afite tatuwaje 1999 nyuma yo gutwi nizo zikunda kugaragara cyane. Tatuwaje mu kiganza cye hariho tatuwaje ya gun. Afite rero byinshi bimuranga. Witwa Lil Wayne rero nagira mu ducemo gakeya babwire wagwana babwire kuntu bimeze babwire kuntu nabyifashe abari Back Days tura ku mateka y'abasani ba kera. Umunsi twishimiye ko tubabwira ku muhanzi wa kera witwa Lil Wayne ariko n'abandi bahanzi mwifuza kuzatubakoreraho mwandika muri comments yaba mu Rwanda cyangwa se muri South Africa cyangwa se muri Afrika muri rusange cyangwa se muri USA cyangwa se ari hose zatubazana amakuru kugihe. So rero nizere ko mwishimiye ibiganiro tubahereza ni KJL 250 Trends. Wibuke gukora subscribe, share and comment. Jiwa into the bad mad baddest one and only the champion boy. YSA tutubona umunsi ku munsi. Stay tuned. Hasta la vista, hasta la mañana. Ciao ciao. Yeah.